bagana Siyoni turabashitsi n'abimukira dukumbuye kwitahira iwacu imyaka yose tumaze kw'isi tuyimaze dushaka gutaha turwana n'umugome Satani ashaka kudutsemba burundu dore turi mu bihe bigoye ku bagezi bagana Siyoni turabashitsi n'abimukira dukumbuye kwitahira iwacu imyaka yose tumaze kw'isi tuyimaze dushaka gutaha turwana n'umugome Satani ashaka kudutsemba burundu umwana w'Imana Yobu yararurwanye maze aratsinda Satani yamunyazibye byose barebe ko yihakana Imana ariko Yobu yarashika cyane aca bugufi maze arasenga yibutse Imana amasezerano iherezo birangira atsinze ibuka umwana w'Imana Yobu yararurwanye maze aratsinda Satani yamunyazibye byose barebe ko yihakana Imana ariko Yobu yarashika cyane aca bugufi maze arasenga yibutse Imana amasezerano iherezo birangira atsinze ibuke ku rugamba karibikira batumye Yesu ajya ku musaraba birangira ageze no mu gituro ariko kwihereza aranesha imufashe duciye akadiho turirimba iyo nsinzi ya Yesu nubwo natwe twajya mu gituro ariko kwihereza tuzazuka nta mpamvu yo kugira ubwoba yaguka umwami Yesu yaratsinze nta mpamvu yo kugira ubwoba yaguka umwami Yesu yaratsinze haleluya yavuye mu gituro ubwoba nibushire dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba ndetse n'abandi bamucumise nabo bazamureba kandi amahanga yose azamuborogera nta mpamvu yo kugira ubwoba rero ahubwo komera shikama yavuye mu gituro ubwoba nibushire haleluya Yesu yaratsinze Yesu yavuye mu gituro nimuze turirimbe iyo nsinzi bavandimwe inshuti nkunda mwebwe abo dusangiye ibya Kristo mwese ndabasuhuje amahoro Imana itanga abane namwe ese gukuraho video ntibyaba byiza cyane cyangwa dukomeze biri kumvikana birumvikana ntabwo bicikagurika yego birumvikana neza murakoze cyane muri uru rugamba nk'uko aba baririmbyi bamaze kubigaragaza dufashe igihe mu ntambara kandi buri wese abyumve neza ko dufite urugamba rudukomereye utari kurwana n'uburwayi ari kurwana n'iki cyorezo utari kurwana n'iki cyorezo ngo bibe bimuhangayikishije cyane ari kurwana n'ibibazo bye bwite by'iterambere cyangwa se n'ibindi bibazo bimuhangayikishije ariko ikintu gikomeye kurenza ibindi byose ni intambara iri hagati y'ukuri n'ibinyoma intambara iri hagati ya Kristo na Satani uru rugamba twisanzemo buri wese akaba afite umwanya wo kururwana ngashimira Kristo watubwiye amagambo agomba kudukomeza kandi akaturemamo ibyiringiro aboneka mu butumwa bwe bwanditswe na Yohana mu gice cya 16 umurongo wa 33 umurongo wa 33 aho yavuze ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye mwisi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Uyu mubabaro ukomeza kugenda utwibasira mu buryo bwose bushoboka, waba uzanwe n'uko ubuzima bumeze, icyo kuba mwisi bivuze, waba uzanwe
n'ibindi bitero by'uburyo butandukanye, ariko ikihutirwa ni uko umukiza wacu muri uyu mubabaro yatubwiye ati nimuhumure nanesheje isi. Mboneyeho rero kubwira abantu bose muri ku rugamba, kandi twese turi ku rugamba, nti muhumure, Kristo yaranesheje, kandi ukunesha kwe ni ukwacu iteka ryose. Icyigisho tugiye gukurikirana kiravuga ngo niryo ntushidikanye, niryo ntushidikanye. Turagisesengura twifashishije ibyanditswe byera kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza icyo Kristo yavuze mu itorero rye ry'ibihe byose, ubwo yasobanuraga akerekeza ku hazaza haryo ndetse akerekeza no kukunesha. Yumvikanishije neza icyo itorero rye bisobanuye, kandi kuri bamo ni umugisha ndetse n'amahirwe akomeye cyane, nk'uko ibyanditswe aha bibivuga, nk'uko ibyanditswe muri iki gitabo bibivuga ngo kuba mu itorero ry'Imana ni umugisha w'umwihariko. Umugambi w'Imana ni uguteraniriza hamwe abantu bavuye mu mpande zose z'isi, bagahurizwa mu mubiri umwe wa Kristo, ariwo torero abereye umutwe. Abazi ko ari abana b'Imana bose rero muri Kristo Yesu ni urugingo rw'uwo mubiri, maze muri ubwo busabane bakishimira umushyikirano bagirana ubwabo n'uwo bagirana n'Imana. N'uwo bagirana n'Imana ni ibintu bibiri, umushyikirano tugirana ubwacu n'umushyikirano tugirana n'Imana, kandi ibyo bikomoka ku kuba mu itorero ry'Imana. Ni amahirwe akomeye cyane kuba mu itorero ry'Imana, ndetse mbonera no kongera kubibutsa neza ko Kristo ku musaraba icyo yakoze kwari ukuduhuza na Data wa twese. Ariyo mpamvu yabambwe ku giti gitambitse n'igiti gihagaze. Igiti gihagaze kikaba cyari gifite ubusobanuro buvuga kutwunga na Data wa twese, igiti gitambitse kikaba cyari gifite ubusobanuro buvuga ngo kutwunga twebwe ubwacu, kutwunga twebwe ubwacu abari baratandukanijwe n'ibyaha. Kristo Yesu akaba yaratugize umwe binyuze mu maraso ye yeza, binyuriye mu maraso ye yeza yatugize umwe. Ibyo kandi bikaba byaravuzwe, bikaba byarahanuwe n'umuhanuzi Zekariya, kuko Zekariya nawe yabivuzeho byinshi agaragaza neza impamvu yabyo, nk'uko yabyanditse muri aya magambo akomeye cyane mu gitabo cya Zekariya igice cya 11, igice cya 11, ahari inkoni ebyiri, inkoni yitwa buntu n'inkoni yitwa kunga. Inkoni yitwa buntu n'inkoni yitwa kunga. Izi nkoni zombi zikaba zari zifite umumaro ukomeye cyane mu gusobanura, cyangwa se ibi biti byombi bikaba byari bifite ubusobanuro bukomeye cyane mu gakiza kacu bwite, kuko ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kandi butwunga nayo, noneho butwunga na bagenzi bacu, bwongera kutwunga na bagenzi bacu abo twari twaratandukanijwe nabo n'icyaha, duhinduka umwe muri Kristo Yesu. Muri we akaba ari nta mugiriki, nta muyuda, nta w'agace runaka, turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Ari nacyo cyatumye Petero yongera kubihamya neza mbere y'uko nsesengura iby'iri torero kugira ngo ryumvikanishe mu mucyo mugari waryo. Aribyo byatumye byandikwa neza mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse, mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu gice cya 2 umurongo wa 9 wanditswe ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abandi Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko noneho mu bwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko noneho mwarababariwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kuba mu itorero ry'Imana rero ni umugisha ukomeye cyane, kandi ni umugisha wo kwishimirwa. Imana ibishimirwe kandi ibeherwe ikuzo n'icyubahiro. Niryo rero ntushidikanye. Kugira ngo ushobore rero kubyumva neza iby'iri torero ry'Imana, kandi iri torero ry'Imana rikaba rigizwe n'imigabane ibiri, ririmo abantu bari mu migabane ibiri. Umugabane wa mbere uri mu itorero rigaragara, umugabane wa kabiri uri mu itorero ritagaragara. Imvuga itorero rigaragara n'itorero ritagaragara ni imigabane ibiri, kuko itorero rigaragara ritoza, rikagwiza, rikuzuza imibare y'itorero ritagaragara, kuko nicyo ribereyeho. Itorero rigaragara ribereyeho gukuza amajyambere y'itorero ritagaragara, nyamara n'itorero ritagaragara naryo ubwaryo ribereyeho kubaka amajyambere y'itorero rigaragara cyangwa ry'ibigaragara. Itorero rigaragara
ni itorero ry'Imana ryashyiriweho umurimo wo kwamamaza ubutumwa, ryuzuza inshingano yaryo yo kubwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose. None itorero ryo ritagaragara ribereyeho kwerekana imico ya Kristo ku isi yose. Ni imigabane ibiri. Itorero ritagaragara ryo ribereyeho kwerekana imico n'ingeso bya Kristo, kandi imico n'ingeso bya Kristo nibimara kugaragara mu bwoko bw'Imana, azaza acyure umugeni we ari we itorero rye. Kandi ibyo nibyo bikenewe nk'imbuto zo gukiranuka. Kristo yavuze ati kugira ngo zigumeho, zihoreho, mwere imbuto zigumeho. Reka rero twinjira, dukeneye gusobanukirwa iby'iri torero rigaragara n'itorero ritagaragara, kugira ngo dushobore kumenya itorero rigaragara ni irihe, itorero ritagaragara ni irihe, ndi murihe. Ese ubundi itorero ry'Imana ni irihe? Niryo Ntushidikanye niko turi kwiga. Niyo nsanganyamatsiko y'aka kanya, mu nsanganyamatsiko rusange ivuga ngo ntibigitinze. Nyemerera twerekeza amaso, fata Bibiliya yawe twerekeza amaso mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 16. Mu kiganiro Yesu yari afitanye n'abigishwa uhereye ku murongo wa 13, aho yababazaga ati abantu bagira ngo ndinde, ese mwebwe mugira ngo ndinde? Muri icyo kiganiro Petero akaza gusubiza yobona mwuka ko Kristo ari umwana w'Imana ihoraho kandi ari Kristo. Yesu yaramusubije turahirwa mwene Yona, maze ku murongo wa 18 aramubwira ati ndi mu gusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 16 ku murongo wa 18. Yesu aramusubiza ati nanjye ndakubwira ni uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ni ibintu bibiri aha bisobanurwa neza, aho Kristo yisobanuriye akumvikanisha neza ko itorero rye ryubatswe ku rutare, ryubatswe ku rutare. Itorero ni ijambo rituruka ku rurimi rw'Ikigiriki ryitwa eklesia, bisobanuye ngo guhamagara, uvana hanze winjiza. Nkuko tubisoma muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 16, no mu Byahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 4, bigahaminywa cyane n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, cyane cyane ibyanditswe mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6, havuga ko tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose, mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu madini yose, mu bihugu byose, ubwo butumwa bwiza bukahagera. Kubw'ibyo rero ni uguhamagarira abantu bavanwa hanze kugira ngo bashobore kwinjizwa mu itorero rya Kristo. Yesu rero yakoresheje iri jambo bwa mbere muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18, asobanura neza itorero rye. Muri Bibiliya Ingeri yasohotse mu 1993, iri jambo naha ryasobanuwe neza, ryatuwe ko itorero ari irya Kristo. Niba ari irye rero niwe warimeneye amaraso, ni igikoresho yashyiriye ku isi kugira ngo gitoze, kimenyereze, kireme imico y'abazataha mu ijuru, ari bo jyewe nawe. Kubw'ibyo rero tukaba dusabwa kuribamo, kuko ryagereranijwe n'ibintu byinshi cyane. Ryagereranijwe n'inkuge, ryagereranijwe nawe ubwe, hari uburyo yakomeje kugenda ryigereranyamo. Wenda twafata ingero zitandukanye. Ryabanje kugereranywa n'inkuge. Inkuge rero muyitegereze iri hejuru mu nyanja. Inkuge ni ubwato. Iyo iri hejuru mu nyanja, abayirimo baba bafite ubuhungiro gusa mu nkuge. Iyo avuye mu nkuge, ubuhungiro ntabwo buba bukiriho, asakirana n'umuraba ndetse n'ibindi bibazo byose bishobora kuboneka mu nyanja. Ryagereranijwe na Yerusalemu, mamutubyara, nk'uko Pawulo nawe yabisobanuye. Ryasobanuwe ko hari itorero ry'Imana ryanyuze mu mashusho menshi atandukanye, kuko ryiswe itorero ryo mu rugo, ryiswe itorero ryo mu butayu igihe bari bari mu rugendo, ryiswe itorero nk'umubiri, itorero nk'umubiri, ryitwa itorero nk'urusengero, itorero nka Yerusalemu yo mu ijuru, itorero nk'umugeni. Ayo ni amazina n'amashusho ngero y'itorero. Itorero nk'umuryango, itorero nk'inkingi n'urufatiro rw'ukuri, inkingi n'urufatiro rw'ukuri,
itorero nk'ingabo abarwanyi banesha, kuko ntabwo itorero ryiswe abantu bapfuye kubaho gutyo, ryiswe abarwanyi banesha, kuko itorero mu isi ni nk'ingabo ziri ku rugamba, ni nk'ingabo ziri ku rugamba zihanganye n'ikibi. Ari nayo mpamvu Kristo yavuze ati mureke urukungu n'amasaka bikurane. Ntabwo yigeze avuga ati mu rugamba murwana murandura urukungu mu masaka kugira ngo amasaka asigare aboneye. Oya, ahubwo yaravuze ati mureke rukurane bigeze igihe cy'isarura. Noneho tukiri kuri uwo murongo, itorero naryo riza guhabwa gahunda rikoreraho kandi rihabwa n'amahame. Mu guhangwa kwaryo rero niho tugeze kugira ngo dushobore gusobanukirwa uguhangwa kwaryo kwaturutse kwaje gute, kuko tumaze kubona ari igitekerezo cy'Imana. Umva nshuti muvandimwe, nibura ntiwamfasha tugashobora gusoma ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo wa 28 kugira ngo dushobore kumva neza itorero ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo wa 28 haranditswe ngo mwirinde ubwanyu. Abavugwaga n'abayobozi mu itorero. Mwirinde ubwanyu. Abavugwaga muri iki gice cya 20 n'abakuru b'itorero Paulo yari ari guha inama bo mu Efeso ubwo yabasezeragaho. Uyu munsi wa none ninjye nawe tubwirwa ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Dusoma uyu murongo uragaragaramo data wa twese, ukagaragaramo Yesu kubw'amaraso yamenetse Karuvari kugira ngo itorero rye ribeho, hakongera kugaragaramo mwuka wera uyobora iryo torero. Nk'uko Adamu yaryamye mu rubavu rwe hakavamo Eva umugore mwiza cyane, ni nako Kristo i Karuvari mu rubavu rwe havuyemo itorero rye yejesha amaraso ye. Kuri bamo rero bikaba umugisha ukomeye cyane. Nyemerera tujyane tubyumve neza. Kubonera itorero mu gika giheruka bituma ryitiranya n'umwaduko w'amadini y'ibyaduka, ntubonera imbaraga mu mumaro waryo nk'igikoresho Imana yashyiriye ku isi gutoza no kumenyereza abazaragwa ubwami bwayo, uhereye kuri Adamu kugeza kuri jye nawe Kristo azasanga tugihumeka. Ibyahanuwe birivugaho iki? Inkomoko yaryo ni iyihe? Itorero tumaze kubona neza ko rikomoka ku Mana. Niba rikomoka ku Mana rero rikaba riyoborwa na mwuka, ryaramenewe amaraso, igishoro ntukagomera itorero rya Kristo, niryo mvuga. Ntukagomera Imana kuko igishoro cyaryo kiri Karuvari. Ntabwo ari itorero ry'umuyobozi runaka uriyoboye iwanyu, ntabwo ari itorero ry'umuyobozi runaka uriyoboye mu karere, si itorero ry'umuyobozi runaka uriyoboye mu ntara, si itorero ry'umuyobozi runaka uriyoboye ku rwego rw'igihugu ngo nibura riba rirye, nta nubwo ari itorero ry'umuyobozi runaka uriyoboye ku rwego rwa General Conference, ku rwego rw'isi yose. Ni itorero rya Kristo. Kristo ubwe avuga inkomoko yaryo, cyangwa se Kristo ubwe yavuze inkomoko y'itorero rye kugira ngo tutazaryitiranya n'andi madini cyangwa tukaribarira mu mwaduko w'igihe, aho kuribonera mu nkomoko yaryo nk'uko nawe ubwe aryibonera, nk'uko nawe ubwe aribona. Yaryise umugore we, yaryise umugeni we, ndetse Yeremiya arivugaho, Yesaya arivugaho, yarivuze nk'igishubaziko. Igihe Isirayeli yananiranaga yaryise umugore w'umumaraya, cyangwa se umugore ubana n'abamaraya. Yarivuze nk'umugore ugomba kwitandukanya, yarivuze nk'umugore wasanzwe ahantu runaka yatawe kugira ngo hakurwe. Byavuzwe mu mashusho menshi atandukanye hakurikijwe uburyo nyiraryo yaribonaga. Ariko ikinejeje, yarivuze ko ari itorero ryera, ameshesha amaraso ye, yuhagiza amaraso ye, yambika gukiranuka, yambika gukiranuka ari wo mwambaro uhisha isoni z'ubwambure bw'abayigize, kandi itorero arwanirira. Ryumve neza rero kugira ngo dushobore kujyana naryo, dushobore kumenya inkomoko yaryo tutaribarira mu mwaduko w'igihe, aho kuribonera mu nkomoko yaryo nk'uko nawe ubwe aribona. Ashyiraho n'umwitangirizwa ukomeye cyane, ari nayo mpamvu
abantu akenshi iyo agiye kuvuga amateka y'itorero havuga avuze amateka y'abadiventiste umunsi wa karindwi, havuga avuze amateka y'abisirayeli, ariko njya nibaza kuki avuga amateka y'abadiventiste akavuga n'amateka y'abisirayeli, ntavuga amateka y'intumwa, ntavuga n'amateka ya mbere y'umwuzure. Ese mbere y'umwuzure nta torero ry'Imana ryabagaho? Iki nicyo tugomba kwibaza. None mbere y'itorero, imbere y'umwuzure, niba harabaga itorero ry'Imana ryitwaga ngo iki? None mu gihe cy'intumwa itorero ryitwaga ngo iki? Mu kinyejana cya gatatu kugeza mu kinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 17 itorero ryitwaga ngo iki? Ibi nibyo tugomba kwibaza kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'itorero taza kuryitiranya tukishuka, ugasanga turi kubiribarira mu gihe runaka, nk'uko nyiraryo yabyivugiye mu ndirimbo ya Salomo. Nyemerera tunyarukire dufatanirije hamwe. Fata Bibiliya yawe aho uri kandi unkundi ugende wandika amasomo, kuko hari igihe biri buze kunsaba gukoresha gusoma no kukumenyesha amasomo gusa, kugira ngo uyandike uze gufata umwanya uyasubiremo utuje. Ariko ubu ngifite uburyo kandi ngifite umwanya, nyemerera dufatanirize hamwe gusoma amagambo ari mu ndirimbo ya Salomo. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 udutangiranye n'umurongo wa 8, twumva neza itorero rya Kristo. Handitswe ngo hariho abamikazi 60 n'inshoreke 80 n'abakobwa batabarika. Aya magambo sinzi niba uyumvise mu murongo wayo. Umurongo wa 8 wose Yesu Kristo cyangwa se Imana Data wo twese yavuze mu bwinshi bw'amadini akomeye akurikiyeho n'ayoroheje utamenya umubare wayo, maze asobanura neza iby'itorero rye mu murongo wa 9. Kuko mu murongo wa 8 yavuze amadini atabarika. Nk'uko mu Rwanda ikigo cy'igihugu cyitwa RGB, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, mu mwaka wa 2018 mu kwa mbere cyatangaje ko mu Rwanda hamaze kuboneka amadini asaga arenze 2,000, kandi buri dini ryose ryiyita ko riri mu kuri. Ndetse ku cyegeranyo cy'isi cyasohotse muri uwo mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 4 bagaragaje ko hamaze kuboneka amadini asaga 36,000. None mu madini asaga 36,000 ni irihe torero ry'ukuri ririmo? Umwami Imana bisobanura neza byumvikanishije muri iyi ndirimbo ya Salomo mu gice cya 9 ati, inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina, ni umutoni w'uwamubyaye, abakobwa iyo bamubonye bamwita Uwahiriwe, ndetse abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Imana ntishyira urujijo mu basomyi b'ibyanditswe byera ngo basigare bari kwicuza, bari no kwibaza bashakisha uko bamenya ukuri, kuko ukuri ko kurasobanutse kandi kurumvikana. Ubwo yasobanuraga iby'itorero ryayo, yeruye ko nta ryaribanjirije nta n'irizariheruka. Mu mvuga ebyiri zikomeye muri uyu murongo wa 9 ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa. Aya magambo yumvikane neza. Mu mvugo ya mbere, mu mvugo shusho ngo inuma naciye akayonga, abakuru muri biteraniro muzi neza ko guca akayonga kuvuzwe hariya bikunze gukorwa cyane, kandi bibaho, byakundaga kubaho mu muco w'abakurambere bacu, w'ababyeyi bacu batubyaye, ba sogokuruza na ba mama. Ku bantu bafite ababyeyi bakuru, mubizi neza ko iyo bashyingirwaga babahekaga mu ngobyi. Mubizi neza ko muri uwo muco w'Abanyarwanda batswe mu ngobyi hari abatwarwaga mu kirago bakagenda bagikinza imbere, kimwe bagikinza imbere, ikindi bagikinza inyuma, umugeni arimo hagati. Akenshi na kenshi yashyingirwaga uwo bataziranye, batarambagizanije kandi bakabana. Guca akayonga rero, iyo umukobwa yabaga yaraciwe akayonga n'abandi agashaka muri urwo rugo, yagendaga atari isugi, birumvikana, niyo mvugo ya none. Iyo yageragayo kugira ngo bize kumenyekana iwabo ko icyo gikorwa cyabayeho kitari gikwiriye kubaho, bapfukaga ikibindi kirimo ubusa bakagishingamo umuseke ucikoreye, akajya kugitura iwabo w'umukobwa, akagitereka mu mbuga, agasohoka yirukanka akigendera, kugira ngo hatagira uza kumukurikirana akagira ibyo amubaza. Se na nyina bakwitegereza ibya cya kibindi bagahita babona neza ko umukobwa bashyingiye agaseke kari karataye umutemeri. Ariyo mvugo ya Bibiliya aha ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga.
guca akayonga rero yabaga ari imibonano mpuzabitsina hagati y'umuhungu n'umukobwa bashakanye, aribwo bwa mbere bagiye gukora icyo gikorwa batari basanzwe barigeze bagikoraho. Nk'uko n'ubusanzwe n'uyu munsi wa none iyo bibayeho biba ari uburyo bwiza cyane bukomeza urwo rugo, cyane cyane iyo rwubakiye kuri Kristo Yesu. Reka ngaruke rero, uyu ibyanditswe byera biravuga ngo niwe gusa. Nicyo ndashakaga aha muri uyu murongo wa 9 ngo niwe gusa. Umugabane wa kabiri rero n'ubusobanuro bwumvikanisha itorero ry'Imana ko ridafite iryaribanjirije, ridafite n'iriheruka, ridafite iryo rikompeta naryo, nta competition ririmo, rifite uko ryahagurutse, rifite naho rizasoreza, ariho mu ijuru no mu isi nshya. Ntabwo ari itorero rizasoza amateka yaryo kuko ritubakiye ku muntu, ritatangijwe n'umuntu, si itorero ry'umuntu nk'uko bamwe bajya bagoreka amateka yaryo ngo ni itorero ryatangijwe n'umusirikare, ngo ryatangijwe n'umugore, ngo ryatangijwe n'iki, ngo ryatangijwe n'intumwa. Oya, ni itorero ry'Imana. Umva neza kuri uyu mugabane wa kabiri w'uyu murongo wa 9 wanditswe ngo ni ikinege cya nyina. Iyo ibyanditswe bivuze ngo ni ikinege, ni ukuvuga ngo nta ryaribanjirije, nta n'irizariheruka, kuko umwana w'ikinege ntagira umubanziriza, ntagira n'umukurikira. Ni ikinege cya nyina. Nono Kristo Yesu mu kurisobanura ryumvikanisha neza, mu byumve neza, ngo ubwo yerekanaga icyubahiro rihaye mu yandi madini y'ibyamamare, amadini y'ibyaduka, amadini akomakomeye kandi aterwa inkunga mu buryo runaka, Imana yavuze uko ayo madini azaribona. Ibivuga neza muri aya magambo muri kubona iti abakobwa ni amadini. Iyo ibyanditswe byera bigiye kuvuga iby'itorero ry'Imana, bibyumvikanisha neza mu byumve mu rwa kabiri rw'Abakorinto, mu byumve mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 11 ku murongo wa 2 handitswe aya magambo akomeye cyane avuga ngo kuko mbafuye ifuhe ryo mu buryo bw'umwuka, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Umugabo mukuru ni Kristo, noneho umwari uvuzwe hariya ni itorero rye. Kandi bimubasha kubyumva neza muramutse musomye ibyahishuwe igice cya 12. Icyo gice cyose kibyumvikanisha neza uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 17, hamwe n'igice cya 17 cyumvikanisha neza amadini, y'amadini akomeye cyane, ay'ibyaduka ndetse n'andi madini atabarika. Ku murongo wa 5 hakavugwa neza ko bazasanga nyina babyara. Ibyo ntabwo ari bwo buhanuzi ngiye gusesengura, ahubwo ndi mu buhanuzi bwo kwerekana itorero ry'Imana. Nk'uko nyiraryo yaryivugiye ngo abakobwa iyo bamubonye, abakobwa ubwo nayo madini, bamwita Uwahiriwe. Uwuvuzwe ni itorero ry'Imana ryahiriwe kuko riyobowe na nyiraryo. Ndetse abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Abamikazi n'inshoreke bavuzwe hariya ni amadini nk'uko Yeremiya yabavuze, ndetse na Yesaya akomeza kubasobanura. Iyo ubona rero itorero ry'Imana ry'ibihe byose nk'uko nayo iribona, bigufasha kumva neza inshingano ryahamagariwe, bikagufasha kuribamo no kurikomeramo udafite gushidikanya. Uyu munsi wa none mfite imyaka ingana itya, nta washobora kunteramo gushidikanya ngo niyumvemo ko ndi umugore cyangwa ko hari uko nzaba umugore mu gihe runaka. Ibyo byo nubwo wakoresha uburyo bwo kunjijisha, wankangura mu bitotsi ukambaza ngo uri umugabo, nkagusubiza ngo ndi umugabo. Niko n'uyu munsi wa none ubasha kumbaza ngo uri mu itorero ry'Imana cyangwa nturimo, nagusubiza ngo itorero ndimo ni itorero ry'Imana. Dore ibihamya ABCD, ngakomeza nkakugerera ku bihamya byose, kandi nkoresheje Bibiliya mpereye mu itangiro nkagera mu byahishuwe, nkaguha ibihamya bigaragaza neza ko ndi mu itorero ry'Imana, ntajijishije, ntapfunikanije, ntarya iminwa, ntayoberwa aho biri. Nk'uko ntashobora kuyoberwa ko ndi umugabo, ntitaze kuzigera mba umugore, nk'uko nawe niba uri umugore uri kunkurikirana, uwakubaza nta na rimwe washobora kumubwira ko hari uko bishobora kuzagenda ugahinduka umugore, ugahinduka umugabo. Nzi neza ko nawe ubwawe ariko wabihamye. Bityo rero iyo ubona itorero ry'Imana ry'ibihe byose nk'uko nayo iribona, bigufasha kumva neza inshingano ryahamagariwe. Dore uko andi madini aribona neza, dore uko aribona. Soma umurongo wa 10, haranditswe ngo uyu ninde utungutse, umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizubazuba,
ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigendana ibendera. Iri torero rya Kristo rero ryubakiye ukwizera kwaryo mu isezerano rya kera n'irishya, aribyo bigereranywa n'izuba n'ukwezi, nk'uko bisoma mu Byahishuwe igice cya 12 ko uwo mugore yari yisesuye izuba ahagaze ku kwezi, atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Ririya kamba ry'inyenyeri 12 niryo abantu benshi bajya bajijwaho bakarisobanura nabi, ngo atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Byumve neza mu Efeso igice cya 2 ku murongo wa 20, umurongo Efeso igice cya 2 ku murongo wa 19 n'uwa 20 haranditswe ngo nuko ntimukira abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo mu bwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Umurongo wa 20 uranditswe ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. None abahanuzi bavuzwa havugwagamwe abahungu ba Yakobo, ntabwo havugwagamwe abahanuzi basanzwe bari aho gutyo gusa, havugwaga bariya abantu 12 bavutse kuri Yakobo. Intumwa zivuzwa havugwagamo ziriya 12 Kristo yatoranije. Twubatswe no ku rufatiro rwabo, ariyo mpamvu itorero mu isezerano rishya ryavuzwe ngo ritamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Inyenyeri rero zivuzwaho zumve neza mu Byahishuwe, inyenyeri zivuzwe hariya byumve neza mu Byahishuwe igice cya mbere, byumve neza mu Byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa 20, ariko mpereye ku murongo wa 16. Yesu Kristo mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Niba mu kuboko kwe kw'iburyo rero yari afashe inyenyeri 7, ubu ni ubwiru bukomeye cyane. Inyenyeri zivuzwe hariya n'abayobozi nk'uko inyenyeri arizo zayoboye, dore ko Baramu nawe yavuze ati dore ndareba inyenyeri ye mu buhanuzi bwe. Kandi mwibuke ko abanyabwenge b'iburasirazuba mbere yuko bamenya ko Kristo yavutse babimenyeye ku nyenyeri, irabayobora ibageza aho Kristo yavukiye. Inyenyeri rero ni umuyobozi. Bayobozi b'itorero muri mu biganza bya Kristo, kandi ni muri mu kiganza cy'ibumoso, muri mu kiganza cy'iburyo, muri mu kiganza cy'iburyo, kuko byanditswe ngo mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri. Ubuyobozi bw'itorero bwose buri mu kiganza cy'iburyo cya Kristo Yesu. Ariyo mpamvu budashobora kuyoba, budashobora kuyobya, budashobora kugusha itorero kuko ryo ritazagwa. Twamaze kubibona neza muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18 ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Niba rero n'amarembo y'ikuzimu atazarishobora, impamvu ni iyi, ni uko n'abakarigushije bari mu kiganza cy'iburyo. Aho kugira ngo barigushe arabarekura, aho kugira ngo barigushe yabarekura. We yahindukira akarwana nabo, akajugunya, agafata abandi akabashyira mu kiganza cye cy'iburyo. Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi niba muri kubyumva neza ku murongo wabo, byumvire ku murongo wo kubyumviraho. Yabarekura aho kugira ngo arekure itorero rye, kuko ryaturutse mu rubavu rwe. Niba ryaraturutse mu rubavu rwe, aryejesha amaraso ye, ntiyiteze kurirekura. Bitewe n'umuyobozi runaka wananirana muri ryo, yamurekura ariko ntiyarirekura. Kandi muzabigenzure neza, niba itorero rigereranywa n'umugore, umugore ukundwa, umugore witangirwa, umugore witangiwe, ananirana nubwo bamubeshyera, umugabo arwanya bamugwa nabi, ariko ntashobora na rimwe guhindukira ngo arwanye wa mugore we, ahubwo amuha inama mu busembwa bwe, mu nteze ze, akamwambika, akamukuyakuya, akamugusha neza. Ibyo mvuze dore uko byanditswe ngibi mu Efeso igice cya 5, byanditswe mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 33, ariko cyane cyane umurongo wa 32 wumve neza ngo ibyo n'ubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero rye. Niba rero byerekeye ibiri hagati y'umugabo n'umugore, inama zihabwa umugabo, inama zihabwa umugore, biri hagati ya Kristo n'itorero rye, ntabwo Kristo yiteze kureka itorero rye. N'ikimenyimenyi, dore icyo umwuka w'ubuhanuzi rivugaho,
nubwo ntari nimbika ngo nsesengure iby'iryo torero ndyumvikanishe neza turimenye iryo ari ryo mpereye mu nkomoko yaryo, ariko nyemerera ubanze wumve amagambo ari muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya kabiri, ingeri yasohotse mu mwaka w'2011 ku rupapuro rwa 313 handitswe ngo ntidukwiriye kugira ubwoba. Haranditswe ngo ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko umurimo utazagera ku ntsinzi. Imana niyo iyoboye umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zikenewe gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo, Imana izahashyira ubufasha kandi igira icyo ikora ngo ikosore amafuti yose. Ni mutyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro kenshi butwaye ubwoko bw'Imana bukabugeza ku mwaro amahoro, bukabugeza ku mwaro mu mahoro. None ubwato buvuzwa hari itorero, ubwoko bw'Imana buri muri ryo. Noneho umwaro ni inyanja, ni ibibazo byo mu isi, ni iyi si, ni imiyaga, ni intambara, ni inyigisho, ni ibibazo bihungabanya by'uburyo butandukanye, ariko Imana izayobora ubwo bwato ibugeze ku mwaro amahoro. Nta nubwo babwiriza butumwa mu byumve neza babandi mujya muvuga ngo buzasekura nk'uko ubwato bwari butwaye Pawulo bwasekuye intaza mu nyanja bwerekeza i Kereti. Nongera mbonera ko bibamenyesha neza nubwo byasa naho bigiye kumera gutyo, ariko ntabwo bwiteze kuzashwanyagurika nk'uko buriya bwagenze. Byumve neza ku rupapuro rwa 319 rw'iki gitabo, 318 rw'iki gitabo haranditswe ngo dukwiriye kwibuka ko nubwo itorero ryaba irinyantege nkerite ndetse rikaba ridatunganye, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo ahanzeho ijisho rye, ahora aryitayeho kandi akarikomeresha mwuka we wera. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera rero nerekeze mu busobanuro nyirizina bw'iri torero rya Kristo kugira ngo dushobore kuryumva neza, kuko n'ubusanzwe tumaze kumva uburemere bwaryo, kuko riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Igihe cyose abana b'Imana begeranaga bagahuza bakunga ubumwe, bakaba umwe muri Kristo, umwuka wo kujorana, umwuka w'amakimbirane, umwuka wo kudashyira hamwe, umwuka wo kwirema ibice, iyo myuka yose igakurwamo, ibendera risizwe amaraso y'igikomangoma Emmanuel ryarazamukaga, kandi bageraga ku ntsinzi, kuko Kristo yavuze ati icyo nicyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nuko mukundana. Igihe nzaba ngukunda ukankunda, ukandwanira ishyaka nkakurwanira ishyaka, ukambera umuhannyi mu ntege nke zanjye, ukambwira utaha ahantu ugenda neza, nzakubona nk'inshuti, umbone nk'inshuti, umpe inama nguhe inama, duhane inama, dutyazanye, dukomezanye, kuko utazanganira, utazantaranga, utazangwa nabi, uzampumuriza nka mwene so nk'urugingo rwawe, nk'uko ijisho ritagwa nabi ugutwi, kandi nk'uko ugutwi kutagwa nabi izuru, nk'uko izuru ritagwa nabi akanwa, akanwa katagwa nabi umutwe, cyangwa katagwa nabi ikirenge, niko tugomba gusananirana, tukabanirana amaso, tukunganirana, tugakomezanya, tugaterana ubutwari, tuvuga ngo komera, humura, iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo nibyo bizatuma ibendera risizwe amaraso y'igikomangoma Emmanuel rizamuka biturutse ku kunga ubumwe bwacu. Nshuti muvandimwe rero, umva ibika itorero ry'Imana ryanyuzemo, kuko Kristo yerekanye itorero rye ry'ibihe byose muri uyu mugani wanditswe mu butumwa bwe bwanditswe na Luka, igice cya 13 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9 handitswe ngo hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakamo imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce. Urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uwuce. Nk'uko itorero ryaturutse mu butatu bwera rero, ryaturutse mu gitekerezo cya data wa twese, mu gitekerezo cy'Imana mwana, mu gitekerezo cy'Imana mwuka wera, nk'uko twabibonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo wa 28, niko rihangirwa ku bantu batatu iyo rihanzwe ahantu hashya ku isi. Mu migani 40 Kristo yaciye, uyu ni wo wonyine werekana ibika bine itorero rye ryaciyemo riri ku rugamba, kandi ku iherezo rikazanesha.
ibyo bikaba ine rero nyemerera dusangira aya makuru yo kubimenya kugira ngo dushobore kumenya inkomoko y'itorero ry'Imana n'umusozo waryo. Igika cya mbere cy'itorero ry'Imana ryiswe abana b'Imana, bisome mu Itangiriro igice cya gatandatu umurongo wa 2. Itangiriro igice cya gatandatu umurongo wa 2 niho uraza gusanga aya magambo avuga ngo abana b'Imana. Aba bana b'Imana bavugwaga hano bene Seti, babyara abana b'Imana, bareba abakobwa b'abana b'abantu ari beza cyane, ari beza. Abana b'abantu bavugwaga aha ni bene Kayini, babareba ari beza, barongora mwabo batoranyije bose. Iki cyari ikizira kuko Seti yari yarabibwiwe, Adamu yari yarabibwiwe, nk'uko tubibwirwa mu byanditswe byera ko gushyingiranwa k'uwizera n'utizera ari ikizira, bitemewe, byari byaravuzwe kandi birandikwa. Ni nako Kristo yakomeje kubishimangira nk'uko yabyanditse kandi abyeruye mu rwandiko yandikiye, yabwiye Pawulo akarwandikira Abakorinto, cyangwa se nk'uko Pawulo yabihishuriwe akabyandikira Abikorinto mu rwandiko rwa 2 mu gice cya 6, abyumvikanisha neza ko gushyingiranwa k'uwizera n'utizera, kubana k'uwizera n'utizera bitemewe. Ku murongo wa 14 kuzageza ku murongo wa 18 ndetse n'igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, kubyumva neza ko bitari byemewe. Muvandimwe, iri torero ryahangiwe kuri Adamu, Abeli na Seti, bagombaga kwerekanira Imana cyangwa se bagombaga kubahira Imana muri iyi mibereho. Muri ibi bagombaga kubahira mu Imana. Ni igiti cyabuzanijwe bagombaga kwitondera no kwitwararika, nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 15 kugeza ku wa 17. Bagombaga kwitwararika ku kubahiriza isabato, nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Bagombaga kwitwararika ku bukwe, nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18 uwa 21 kugeza ku wa 24. Kandi bagombaga no kwitwararika ku yandi mategeko na gahunda yo kuramya, nkuko tubisoma mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Adamu asohoka muri Edeni yasohokanyemo imihango ibiri ikomeye, umuhango w'isabato n'umuhango w'ubukwe. Kandi iyi mihango yombi cyangwa se aya mahame yombi uko ari abiri, n'uyu munsi wa none aracyadusobanurira urukundo rw'Imana, umuremyi n'umucunguzi wacu. Iki gika rero cyananiwe gutanga umwero w'ingeso zo kumvira Imana bamaramaje, nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 3, basimbuzwa igika cya 2. Igika cya 2 aricyo tubona cyitwa Abisirayeli, umuryango w'Imana, nkuko tubisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Iki gika cya 2 cy'itorero ry'Imana ryiswe Abisirayeli ryahangiwe kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, nkuko tubibona mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uguhaguruka kwa Aburahamu ndetse nabo maze kuvuga haruguru bamukomotseho kandi bagahagararira ukuri nk'uko ubuhamya bw'ibyanditswe byera bubahamya. Uyu Aburahamu nawe yagombaga kwitwararika kuri biriya byamaze kuvugwa haruguru mu gika cya mbere cy'itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana ridahinduka nk'uko na nyiraryo adahinduka, kandi itorero ry'Imana ritagwa nk'uko na nyiraryo atagwa, ahubwo abariyoboye n'abaririmo bamwe muri ryo bavamo. Iyo bavuyemo ntibashobore gutanga umwero ryari ryitezweho, ryo rirakomeza rikitwa izina nk'uko turi kubibona, igika kimwe kigakomeza kigasimburwa n'ikindi, ariko itorero ryo rigakomeza. Igika kiva kigasimburwa n'ikindi, ariko itorero ryo rigakomeza, rikomeza urugendo rwaryo. Byumve neza, bagombaga kwitwararika ku giti cyabuzanijwe cyaje gusimbuzwa cyangwa se kugereranywa n'icya 10. Ubyumva neza mu Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 17 kugeza ku wa 20. Aburahamu yatangaga icya 10 atari mu rusengero. Aburahamu yatangaga icya 10 atari kugiha umutambyi runaka w'Umwisirayeli, kuko Aburahamu yarazi uwaha icya 10, yarazi n'uburyo atangamo icya 10, yarazi neza ko cyarobanuwe n'Imana. None nabaza nti
abo bavuga ngo icya cumi ni icy'abapasitoro gusa, abo bavuga ngo icya cumi ni icy'abakanaka gusa. Reka mbanza mbyumvikanishe neza kugira ngo byumve. Abubu barwanya itorero harimo abavuga ngo icya cumi cyari icy'abatambyi n'abarewi ngo abo bavuyeho. None niba baravuyeho rero ntibagikeneye icya cumi, ahubwo natwe twese turi abatambyi, ngo ubwo n'uwo ari we wese yagikoresha. Muyisoma he ko Aburahamu yari azi uwo agomba guha icya cumi nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 17 kugeza ku wa 20, atigeze agira urujijo muri byo. Kandi tukanabisoma mu Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 20 kugeza ku wa 22, Yakobo ko yari azi uwaha icya cumi, akamenya n'imihigo agomba guhiga n'uburyo agomba kuyihigura. Kandi muze gusoma no mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 ku murongo wa 22, mu rugendo rwabo bari bazi neza iby'iryo tegeko, bararyitwararikaga. Icya kabiri, bitwararikaga ku isabato. Aburahamu ikigaragara nuko nawe ubwe yayiruhutse. Dore gihamya mu Itangiriro igice cya 26 ku murongo wa 5 haranditswe ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangiririje n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. None niba Aburahamu yari yitonderaga amategeko Imana yandikishije, Imana yari yarayandikishije ryari? Ko Aburahamu yabayeho, Isirayeli ikaza kubaho nyuma y'imyaka isaga 1700, Aburahamu yari yarapfuye kugira ngo amategeko yongere atangwe ku bisate bibiri by'amabuye byandikishijweho urutoki rw'Imana iyaha Mose. Niba aya mategeko atarahozeho habariwemo n'isabato, Aburahamu yaba yaritondeye amategeko Imana yandikishije ayakuye hehe? Bivuze rero ngo uku kwitondera amategeko kwa Aburahamu ni uko ibihe byose uhereye muri Edeni, nk'uko Adamu yitwararitse ku isabato, niko Aburahamu yitwararitse ku mategeko y'Imana habariwemo n'iryo rya 4, kuko iyo Aburahamu yica isabato byari kwandikwa. Urugero, yarongoye umugore wa kabiri witwa Hagari, birandikwa. Iyo yica isabato byari kwandikwa. Urugero rwa kabiri, yafashe umuhungu we Isaka ajya kumutamba, bibuzwa na marayika ari ku musozi Moriya, birandikwa. Iyo yica isabato byari kwandikwa. Abubu rero nta rwitwazo rwo kwica isabato babona. Ikindi Aburahamu yitwararitseho nabi igihe cye ni ukwitwararika ku bukwe na gahunda yo kuramya, kuko yohereje igisonga cyera yazani ngo ajye kumusabira mu muryango w'abubaha Imana. Ntabwo yigeze asaba umugeni Hariho hose abonye, ndetse n'andi mategeko no kwitanga guturutse ku kumvira Imana. Ibyo byose byari biri mu byo bagombaga kwitwararika nk'umwero Kristo yari abitezeho. Aburahamu rero yari azi gutandukanya ijwi ry'Imana ndetse n'ijwi rya Satani. Yarwanyaga kwikunda, akarwanya ubugugu, akarwanya inarijye n'ishyari, ari nacyo cyatumye yitwa inshuti y'Imana. Igika cya 3 cy'itorero ry'Imana rero ryiswe itorero ry'intumwa, kuko twabibonye ngo uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka umwero simubone. Iri torero ry'intumwa rero nk'uko tubibona mu Efeso igice cya 20 igice cya 2 ku murongo wa 20, ryahangiwe kuri Kristo intumwa n'abigishwa. Ibyo basabwaga kwitondera no kwitwararika kugira ngo bashobore gutanga imbuto nk'umwero w'ingeso nziza, ni kimwe n'ibyo twabonye mu bika byabanje. Bagombaga kwitwararika ku isabato, bakitwararika ku cya cumi, bakitwararika ku bukwe, bakitwararika no ku kwitanga biherekejwe no kuramya. Ibi barabyubahirije. Ku isabato Yesu yarayubahirije. Muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 16 niko byanditswe. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 ku murongo wa 13 kugeza 16, hamwe n'umurongo wa 42 n'uwa 44, bitwararikaga ku isabato mu buryo bwose bushoboka. Batangaga icya cumi, dore ko icya cumi kitigeze kivanwaho no kubambwa kwa Kristo Yesu. Igice cya 23 ku murongo wa 23, Kristo ntiyigeze abacyaha ngo amenyekanishe ko itangwa ry'icya cumi rigomba kuvanwaho n'igitambo cye cyatambiwe i Karuvari. Ndetse no mu mpuguro no mu nyigisho abigishwa n'intumwa bakomeje gutanga, bagaragaje ko icya cumi kizakomeza umurimo wacyo. Byumve neza mu Baheburayo igice cya 7 ku murongo wa 8 handitswe ngo kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu 10. Muri twe abantu bapfa nibo bahabwa kimwe mu 10. Niba rero ibi byarakomeje, byumve n'umuhango w'ubukwe.
muri Yohana igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11 Kristo yatashye ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Bigaragaza neza kongera guha agaciro uwo muhango, guha agaciro iryo hame. Ndetse ikindi ni ukwitanga. Twamaze kubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 44 kugeza ku wa 47 kwitanga guturutse ku miyoborere ya Mwuka Wera guherekeje ku kutitanga gutewe n'inyungu runaka uzabibonamo, ahubwo kwitanga guturutse ku gitambo cyatambwe i Karuvali. Mu mugani tubwirwa ko umuhinzi yasabiye umutini amahirwe yo kuwuhingira undi mwaka nawo ngo ahari wakwera imbuto kandi ngo nutera nyirawo azawuce. Urabisoma muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Aya yari amahirwe ya nyuma byarenguriraga ku itangizwa ry'igika cya 4 cy'itorero ry'Imana ry'ibihe byose, aricyo gika giheruka kandi gisoza amateka y'itorero ku isi mu rugendo rwaryo riva muri Edeni rijya inyuma ya Edeni, riva inyuma ya Edeni ryinjira muri Kristo Yesu, riva mu isi rizamuka mu ijuru. Byumve neza. Mu mugani no tubwirwa ibi byaranguriraga ku itangizwa ry'igika cya 4 cy'itorero ry'Imana ry'ibihe byose, aricyo giheruka. Nyuma yacyo ni ukurimburwa no gutwikwa kw'amashami y'imanya umwero w'imbuto yasabwaga, ariyo mirimo myiza iturutse ku rukundo no ku kwizera. Kandi izi mbuto zivuzwa uzisome neza. Izi mbuto nk'umwero zumve neza, tuzisome dufatanirize hamwe kuzisoma mu Banyagalatiya cyangwa se mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 22 zari imbuto z'umwuka. Abagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 22 ni imbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka rero, izo mbuto bari bitezweho ni urukundo agape, urukundo ukunda utamwikundiyemo kubw'icyo umuca, ahubwo urukundo umukunda kuko yacunguwe. Urukundo umukunda kuko yacunguwe ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza no kwirinda. Iki kintu cyumvikane neza. Izi mbuto nizo bari bitezweho. Ibi rero ntabwo bashoboye kubigeraho nk'uko byasabwaga, maze Imana itangiza igika cya 4. Si uko intumwa zitabigezeho, ahubwo intumwa zimaze gupfa kuko zo ubwazo zageze ku nshingano yaryo, ku nshingano y'icyatumye Kristo ashyiraho iryo torero. Ariko abakurikiyeho kuko nabo babarwaga muri icyo gika, aribo mu kinyejana cya 3 bashyizeho amahame atandukanye y'uburyo butandukanye kandi arwanya itorero ry'Imana, kuko hagiyeho ayo mahame hajyaho umwijima ukomeye cyane w'ibihe bitandukanye, byatumye hatangizwa igika cya 4. Igika cya 4 cy'itorero ry'Imana rero ryiswe abategereje mu munsi wa 7. Abategereje rero byaje ryari? Reka tubisome. Iri torero iki gika cya 4 cyahangiwe ku butumwa bw'abamarayika 3, marayika wa 1, marayika wa 2 na marayika wa 3. Nk'itorero ryasigaye tubona mu byahishuwe igice cya 2 ku murongo wa 17. Reka tubanza dusome inkomoko y'iki gika. Turayisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 12 handitswe ngo reka mpere ku wa 11 urabyumva neza. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Uku gutegereza rero kuvuzwa, iyi minsi yari ivuzwe nuko nta muntu n'umwe ku isi wigeze ayirama, kuko dusoma muri Ezekiyeli igice cya 4 ku murongo wa 6 ngo umunsi umwe ungana n'umwaka. Imyaka 1335 nta n'umwe wigeze ayirama. None ibyanditswe biravuze ngo hahirwa uzategereza akageza ku mwaka w'1335. Yatangiye kubarwa mu mwaka wa 508 nyuma y'ivuka rya Kristo. Kandi iyi myaka 1335, imyaka 1290 n'imyaka 1260 ibariwe mu myaka 2300 iboneka muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 14. Yabazwe uhereye mu mwaka wa 457 ku itegeko rya Tazaruzi kugeza mu 1000 uyu mwaka w'1335 usoreje mu 1444, aho umunyamahirwe yagombaga kwakira ubutumwa bwa marayika wa 1
ubwa marayika wa kabiri bikamushoboza kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Dore uko byanditswe mu gitabo inyandiko z'ibanze. Igitabo inyandiko z'ibanze ingeri yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2013 ku paje ya 70 haranditswe ngo Uwiteka yanyeretse kenshi imibereho y'ubukene bw'amasaro anyanyagiye hirya no hino atarigeze agezwaho umucyo w'ukuri kugenewe iki gihe, maze anyereka ko abatwaye ubutumwa bakwiriye kwihuta kubageraho vuba vuba kugira ngo babahe umucyo. Maze paje 71 hakandikwamo hagati ngo ntabwo abantu bose bamamaje ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa marayika wa kabiri bagomba kuvuga n'ubwa gatatu, ndetse na nyuma y'uko bamaze kubwakira neza, kuko bamwe bagiye baba mu makosa n'ubuyobe bwinshi ku buryo icyo bashoboye gusa ari ukubanza gukiza amagara yabo. Baramutse bayoboye abandi bazababera uburyo bwo kubaroha. Ariyo mpamvu babwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri, batabwirije ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi bahamagarirwaga kwizera ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'ubwa gatatu, kuko ababwizeye bakabugenderamo nibo bashobojwe kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nk'uko muri iki gitabo hakomeza kugenda habigaragaza. Inshuti mukundwa rero, iki gika cyiswe abategereje, nk'uko twamaze kubibona muri Daniyeli igice cya 12 cyiswe abategereje. Kimaze kwitwa abategereje, umunsi wa karindwi uzanwamo n'ikirero, wazanwamo n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7, kongera kugaruka ku kibanza cy'intumwa n'abahanuzi, kugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kugaruka mu butumwa bwa katanga ka mbere, kugaruka mu kuramya Imana umuremyi yaremye ibintu byose mu minsi 6, uwa karindwi iraruhuka. Uwa karindwi rero nicyo cyawuzanyemo, rihangirwa ku butumwa bw'abamarayika batatu tubona mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 12. Nk'itorero ryasigaye tubona mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17 riri ku rugamba. Iki gika rero nticyasabwaga ibiciye ukubiri n'ibyasabwe ibyakibanjirije, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Ntabwo tugomba kwizera kunyuranye n'itorero ry'Imana. Tugomba kwizera nk'igika cya mbere cyahangiwe kuri Adamu, Abeli na Seti, nk'igika cya kabiri cyahangiwe kuri Aburahamu, Yakobo na Isaka, nk'igika cya gatatu cyahangiwe kuri Yesu, intumwa n'abigishwa, kandi iki gika cya kane nicyo gisoza amateka y'umurimo, amateka ku isi. Tugarutse rero no mu Byahishuwe igice cya 2 n'icya 3 tubona amatorero 7. Si uko ari amatorero 7, ahubwo ni itorero ry'Imana mu bihe 7. Ibyo bihe rero igihe cya 7 aricyo cyitwa Laodikiya, nta kindi kizagisimbura ngo haboneke igihe cya 8 cy'itorero ry'Imana cyangwa itorero rya 8, kuko Laodikiya niryo rigirwa inama, niryo riburirwa, niryo rihamagarwa kuva mu bunyarodikiya, niryo rihamagarwa kuva mu mihango no kutihana no kudakizwa, niryo rigirwa inama yo kwakira umuti wo gusigwa ku maso, niryo inama y'umugabo wo guhamya w'ukuri agira inama yo kugura imyenda ariko gukiranuka kwa Kristo, ndetse no kumuguraho ubutunzi ariyo zahabu yatunganijwe mu ruganda, aribyo byitwa kwizera n'urukundo, tugahabwa gukiranuka, ndetse na Mwuka Wera akuza ubugingo bwacu, tukabona gutaha iwacu mu ijuru. Muvandimwe inshuti nkunda rero, kubavuga ngo iri torero ryabaye Babuloni ni ukwibeshya. Ntabwo ryigeze riba Babuloni, kandi ntiriteze kuzigera riba Babuloni, ahubwo ni itorero riri ku rugamba. Umva nawe, mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rw'192 haranditswe ngo umushukanyi mukuru aravuga ati, ikiduhangayikishije cy'ingenzi ni ugucecekesha burundu agatsiko k'abaruhuka isabato. Amaherezo tuzagira itegeko rizatwemerera gutsemba abantu bose banga kuyoboka ubutware bwacu. Ibyo birongera kumvikanisha neza rwa rugamba turimo kandi twisanzemo. Nyamara iyo dusomye neza dusanga ari intambara hagati ya Kristo na Satani. Byumve neza,
muri cya gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 45 haranditswe ngo itorero ryasigaye rizashyirwa mu igerageza rikomeye n'umubabaro. Abitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu bazababazwa n'umujinya w'ikiyoka n'ingabo zacyo. Cyashoboye kuyobora amatorero yahakanye, ariko dore agatsiko gato k'abarwanya ubutware bwacyo cyananiwe kubakura ku isi. Kiramutse gishoboye kubahanagura ku isi, kunesha kwacyo kwaba kuzuye. Nk'uko cyakoreye mu mahanga yo ku isi kikayatera gutsemba Isirayeli, ni nako mu gihe gito kiri imbere kizagurukiriza imbaraga zavumwe n'iz'isi gutsemba ubwoko bw'Imana. Ikinejeje ni uko ubwoko bw'Imana butazatsembwa, butazakurwaho kandi butazashira kubera iyi mpamvu. Kuko byanditswe ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi uwabivuze ntahinduka. Umva neza uko ibyanditswe bimuvuga. Uwabivuze ibyanditswe umva uko bimuvuga. Luka igice cya mbere. Ikintera gukomera no kudashidikanya ni ibi bihamya byanditswe muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 37 handitswe ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba rero byaravuzwe ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, bikongera bigashimangirwa ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ongera ubyumve muri Zaburi ya 89. Zaburi ya 89. Byumve neza muri Zaburi ya 89. Biraza kuguha umurongo mugari ugufasha kumenya iby'iri torero. Zaburi ya 89 ku murongo wa 34 cyangwa 32 bitewe n'ingeri ya Bibiliya ukoresha, haranditswe ngo ariko sinzi icyo isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Niba rero Imana ivuga ko idahinduka, Yesu akaba adahinduka, ikaba ari nta jambo ivuga ngo rihere, kandi ikaba itazica isezerano ryayo, kandi ikaba itazahindura ijambo ryayivuye mu kanwa, ntushidikanye nk'uko uyu munsi wa none ntateze gushidikanya. Igihe icyo ari cyo cyose haza ijwi, ryaba riturutse mu ijuru, ryaba riturutse mu isi, ryaba ryongorera, ryaba riturutse ahandi, nta jwi ryaza rimbwira ngo ejo buracya wabaye umugore ngo ryemere. Kuko uyu munsi wa none nzi ko ndi umugabo. Icya kabiri, nta hantu nzi byigeze biba. Icya gatatu, nta nubwo nzi ko bizabaho. Ntabwo rero byantera gushidikanya. Kuko bitantera gushidikanya rero, ni nako ntafite gushidikanya kuri iri torero ngo rizagwa cyangwa rizaba Babuloni. Umva uko byanditswe mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 55 handitswe ngo nongeye kuvuga nti Uwiteka ntiyigeze avugira mu ntumwa iyo ari yo yose yita abadiventiste umunsi wa 7 Babuloni, itorero ryumvira amategeko y'Imana. Ni iby'ukuri ko harimo urukungu ruvanze n'ingano, ariko Kristo yavuze ko azohereza abamarayika be kugira ngo babanze barukoranyirize hamwe, baruhambiremo imiba maze rutwikwe, nuko ingano zishyirwe mu kigega. Nzi yuko Uwiteka akunda itorero rye, ntabwo rigomba guteshwa gahunda yaryo cyangwa ngo ricibwe mu duce duto twigenga. Nta reme na rike riri muri ibi bintu, kandi nta gihamya na gito kiriho kivuga ko ibi bintu nk'ibi bizabaho. Abantu bazumvira ubutumwa bw'ibinyoma kandi bakagerageza kubwigisha abandi bazayobywa, ndetse babe biteguye kwakira ubuyobe bukomeye cyane, kandi nta cyiza bazageraho. Muri bamwe mu bagize itorero harimo abibone biyemera, binangirira mu kutizera kwabo ndetse no mu kutihana kwabo no kwanga kureka ibitekerezo byabo bipfuye. Nubwo bahabwa ibihamya bikurikirana bityo kandi bituma ubutumwa bwerekeye itorero rya Laodikiya, nyamara ibyo ntibizabuza itorero kubona umucyo ngo rireke kubaho. Nimureke urukungu n'ingano kugeza mu isarura. Icyo gihe abamarayika nibo bazakora umurimo wo kubitandukanya. Ni ku mperuka y'isi. Ndaburira itorero ry'abadiventiste umunsi wa 7 ngo mwitondere uburyo mwakira buri nyigisho yose nshya n'abantu bavuga ko bafite umucyo ukomeye. Umurimo wabo usa n'uwo kurega ndetse no gusenya.
urugero uburyo ari umurimo wo kurega no gusenya. Reka tubanza duhere kuri bamwe bavuga ngo batwaye ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Iryo hame ndaryemera. Iryo hame ni ryo ritwunga na Kristo. Ni hame Kristo yadushyiriyeho kugira ngo twungwe n'Imana. Uramutse udatsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ntiwabona ubwami bw'Imana. Ariko gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ntikumvanaho kumvira itorero ry'Imana nk'igikoresho kimwe rukumbi kibereyeho kuntoza imico ituma nzajya mu ijuru. Urugero ndaguha rwanditswe muri cya gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe ku rupapuro rwa 15 handitswe ngo abantu bamwe ntibazakoresha neza inyigisho yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, bazazigisha mu buryo bwibanda ku ruhande rumwe. Abandi bazagira ibitekerezo bitigishijwe uko bikwiriye, maze bagende bate umurongo, birengagize imirimo. Iyo rero babashije iby'ubusonga bwo kwagura icyacumi, byo kugarura icyacumi n'amaturo, basubirisha ikibazo bati ariko umwana n'umugaragu mu rugo ninde ukora imirimo y'ubugaragu? Maze wasubiza uti ni umugaragu, bagahita bagusubiza ibyanditswe muri Luka igice cya 17 ku murongo wa 10 hagaragaza neza, ndetse na Yohana igice cya 8 umurongo wa 36 ngo nitumara gukora ibyategetswe n'amategeko tujye tuvuga tuti turabagaragu batagira umumaro, ngo kandi umwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri. Nyamara ibi biba baba birengagije ibyanditswe mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 16 handitswe ngo uwatsindishirijwe by'ukuri ntabwo ashobora kuba umuntu ugandisha abandi cyangwa ngo akoreshe amagambo ashaririye kandi ngo agaye cyangwa acireho iteka abandi. Nyamara uzumva baciraho iteka abayobozi, bazaba baciraho iteka abandi, barababwira ngo imbabazi zararangiye. Harimo abashyizeho ibihe byo kurangira kw'imbabazi mu kwa 7 k'umwaka washize, mu kwa 12 k'uyu mwaka warangiye. Abandi bari kuvuga bati imbabazi zararangiye, kandi iyo bavuze ngo zararangiye barabwiriza. Iyo basunikiye amafaranga kuri momo barayakira bakayabikuza, kandi bakongera bakababwira bati muhuze imirongo kuri conference call, twongera tubabwirize, tujye kuri Zoom, tujye kuri WhatsApp, tujye kuri Wikipedia, tujye mu buryo ubwo aribwo bwose bwa social media tubabwirize. None ko umurimo warangiye muri kubwiriza ibyiki? Ku murimo warangiye murabwiriza ibyiki? Nshuti muvandimwe, ntibagutere gushidikanya, niri torero ryonyine rizasoza umurimo. Umva neza amagambo ari mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga. Mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga ku rupapuro rwa 41 haranditswe ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima. Ukwiriye gukunda itorero ubikuye ku mutima, bikure ku ndiba y'umutima, ukunda itorero rya Kristo. Umwizera wese akwiriye guharanira ko rigubwa neza. Niba itorero ari urugo, niba itorero ari ubwato, niba itorero ari umubiri wa Kristo, ninde wakwishimira ko umubiri we ugubwa nabi? None se ninde wakwishimira ko umubiri wa Kristo ugubwa nabi? Uramenye ntukubagane ku mubiri wa Kristo, ntukubagane ku itorero rye. Umwizera wese akwiriye guharanira ko rigubwa neza, kandi akwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano ye yera kwifatanya n'itorero, kubera yuko byamugirira umumaro aramutse abyihitiyemo, kuko n'ubundi rishobora kugera kuri byinshi bisumbyeho, kandi bisumbyeho riramutse ritamufite. Umuntu wese afite ubushobozi bwo kugira icyo akora mu murimo w'Imana. Hari abantu bakoresha amafaranga menshi mu buryo butari bukwiriye, hari abakoresha igihe cyabo mu buryo butari bukwiriye, hari n'abajora bakazana inyigisho zijora zihinyura. Ibyo ntibikwiriye. Nshuti muvandimwe, kunda itorero. Nicyo gikoresho cyonyine Kristo azavana ku isi akizamure mu ijuru. Nirerero ni uburyo budutoza imico mbonera, naho turuhukira, naho dusabanira. Ni uburyo bwo ni mama utubyara, nk'uko ibyanditswe byera bibigaragaza. Itorero nka mama utubyara, itorero ryo mu rugo, itorero ryo mu mudugudu, itorero ry'ibunaka, itorero ryaha iwanyu, ni igikoresho Imana yatoranije. Kandi turibonye, igika cya mbere ryitwa abana b'Imana, igika cya kabiri ryitwa Abisirayeli, igika cya gatatu ryitwa itorero ry'intumwa,
igika cyane ryitwa abadiventiste umunsi wa karindwi, abategereje b'umunsi wa karindwi, kandi twaribonye ari ryo ryonyine rifite iryaribanjirije, rifite n'irizariheruka. Tubonye itorero mu mateka yaryo yose, kandi tubonye uko Adamu yitwararitse ku isabato, niko Aburahamu byamugendekeye mu gika cya kabiri, niko Yesu n'intumwa byabagendekeye mu gika cya gatatu, niko n'abadiventiste umunsi wa karindwi bigomba kubagendekera muri iki gika cya kane. Nta gika cya gatanu kizabaho, nta gatsiko kagomba gusohoka muri twe, siko byahanuwe, nta nyandiko ibivuga, kagomba gusohoka kakaragizwa umurimo kakajya kuwukora ukwako. Ni ukwibeshya. Mugaruke, mubabwire bagaruke, mubasange, mubibamenyeshe, mubibasomere, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagirire neza, ibashoboze kurikunda, gukunda itorero, kuryitangira no kurikorera umurimo Kristo ashaka ko turikorera, kugira ngo ubwazerekanwa ku bicu tuzagororerwe kimwe n'abandi bakomeje kugenda bitangira uwo murimo, nka Pawulo, nka Nikodemu, nk'abatubanjirije, ndetse barimo na Petero, Yakobo n'abandi bakomeje kugenda bitangira uwo murimo w'itorero babwiriza mu buryo bubagoye, na Stefano watewe amabuye ari kubwiriza, abatanze imitungo yabo babwirizaga hakoreshejwe impano n'ubundi buryo, ariko bakuyakuya itorero batuma rigubwa neza. Mureke dutume rigubwa neza mu izina rya Yesu, amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzagumaha, mu buhanya no mu miruho, hari umwijima uzataburuka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azamubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Imana idukunda, izina ryawe niryubahwe. Amen. Watangije itorero nk'igikoresho, nk'uruganda rucura imico, runagura, rugatoza imico mbonera abarewe
inyuma y'urugo, abarerewe mu rundi rugo, waduhamagara ukadutoza imico mbonera kugira ngo dushobore kubona imibereho y'abatahajuru. Kandi tubonye itorero ryawe ry'ibihe byose rinyura mu migabane ine, mu bihe bine. Igihe cya mbere ryiswe abana b'Imana, igihe cya kabiri ryitwa Abisirayeli, igihe cya gatatu ryitwa itorero ry'intumwa, igihe cya kane ryitwa abadiventiste umunsi wa karindwi, nta gihe cya gatanu. Kandi mu badiventiste umunsi wa karindwi nta gatsiko dusoma kazigera gashingwa uyu murimo. N'igihe tuzaba turi kwerekeza mu mashyamba mu bihanamanga, ni itorero ryawe rizaba ryerekejeyo. Isabato ntabwo izaba ikirukwa ku mugaragaro, hazaba haramaze gushyirwaho agahato no kuduhatira kuruhuka umunsi umwe. Tuzaba tutagifite umudendezo wo kugura no kugurisha, kandi isi yose izaba yerekeje mu kurwanya ayo mahame. Ntabwo rero itorero ryawe rizahera mu isi, umusozo waryo uzarijyana mu bwami bwo mu ijuru aho uri, aho wavuze uti ndore ndagiye ngiye kubateguriraho aho muzaba, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Tugushimiye ko ari wowe ukomeresha ijambo ryawe, itorero ryawe, kandi ukarikomeresha ibitangaza byawe. Ushimwe iteka ryose. Ngwino ubane natwe muri uru rugendo twatangiye, udushoboze gukomeza kugaruza ubugwaneza abavandimwe bagiye bagwa, abashidikanije, abayobye, ndetse n'abagiye bakavamo, hamwe n'abandi batari basobanukirwa, kugira ngo dushobore kubana muri uru rugendo tuzabonekane mu bwami bwawe. Ufashe bene data barwaye, bahangayitse, bafite ibibazo. Hari abafite ibibazo by'amadeni, amakredi ku mabanki, mu bimina, mu baturage, mu mabutiki n'ahandi. Hari abahangayikishijwe n'ubuzima, bafite indwara karande, abahangayikishijwe n'iki cyorezo, abacyanduye, abari mu kato, ndetse n'abandi. Ongera ubibutse neza ko uri Imana yabo, kandi kuri kumwe nabo, ubahumurize kandi ubakomeze. Hari abahangayikishijwe n'ibura ry'urubyaro, hari n'abababyaye bahangayikishijwe nabo. Buri wese ufite uko ahangayitse umuhumurize data, kandi ukomeze abayobozi b'itorero ryawe, dore ko twasomye ko bari mu kiganza cy'iburyo. Ubakomeze, udukomeze, ukomeze abizera, kandi ubashikamishe, ubatere ibyiringiro n'ubutwari no gukomeza kwitangira umurimo, kugira ngo tuzagororerwe rya kamba ritangirika. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.